bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatanu cya Pasika, igihe kiragenda cyihuta, dukomeze duprofite iki gihe cya Pasika ntikizadusige uko cyadusanze, kuko umutsindo wa Yezu Kristo uratureba kandi koko tugomba kwishushanya nawo, tuwakira buri wese mu mutima we. Ivanjiri uyu munsi rero nk'uko bisanzwe iradutungura ku buryo bwiza. Hari ibintu umugambanyi adashobora kumva kubera ko umutima we nyine wifungiraniye muri ubwo bugambanyi. Yuda yarasohotse, hanyuma Yezu aratangira aganiriza ababwira amagambo meza kandi akomeye cyane. Yarateruye rero aravuga ati umwana w'umuntu yahawe ikuzo kandi n'Imana yaherewe ikuzo muri we. Imbere y'ubugambanyi bw'abantu bwa Yuda cyane cyane, Yezu yahisemo kuvuga ibijyanye n'ikuzo rya Se ryigaragarije muri we. Ntabwo rero ubugambanyi bujya butuma igikorwa cy'Imana gihagarara, oya, ahubwo Yezu yarakomeje abwira arabasobanurira, n'ubwo bwose ubugambanyi butera agahinda, ariko ntabwo buhagarika igikorwa cy'Imana. Yarakomeje rero arabigisha ababwira ko ikuzo ry'Imana ryagaragaye, kandi koko Yezu Kristo yagaragaje ikuzo ry'Imana. Ikintu kidutera akanyabugabo ni uko Yezu Kristo ntabwo yagiye ngo ikuzo ry'Imana ryiharire, ahubwo yarisangije n'abamumenye, intumwa ze bwa mbere no kubigishwa be bagendaga bamukurikira. Bose yaragiye abasangiza iryo kuzo rye, kandi natwe ryatugezeho kuko twamenye Yezu Kristo binyuze mu mpano y'ukwemera. Kugira ngo rero natwe kuko dufite izo nshingano zo kugaragaza iryo kuzo ry'Imana, kugira ngo bishoboke, Yezu aradutumira uyu munsi kugira ngo dushyire mu bikorwa rya tegeko ry'urukundo yaduhaye. Ivanjiri uyu munsi irakomeza igira iti, nimukundane bamwe ku bandi nk'uko nanjye nabakunze. Ngiryo itegeko rishya Yezu Kristo yaduhaye, ni umurage yaduhaye. Igihe cyose dukundana tuba tugaragaza ikuzo ry'Imana muri twebwe dukomora kuri Yezu Kristo. Dukundane rero, dukundane nta buryarya, bityo tuzabasha kugaragariza isi n'abayituye iryo kuzo ry'Imana Yezu Kristo yadusangije, nk'uko nyine nawe ubwe yerekanye ikuzo rya Se umubyara, hanyuma ntaryihererane, akarisangiza n'abantu bose bamukurikiye. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe Ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Yohani, ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 31 kugeza kwa 33a, hanyuma tukongera tugahera ku murongo wa 34 tugasohereza kwa 35. Duhurire muri iyi Ivanjiri, dushobora kugeza ku bandi icyo yatumariye kuri fone n'ahandi hose bishoboka, kugira ngo nyine twese duhurire muri uwo murongo wo gukunda Imana no kuba ikuzo ryayo mu bantu, cyane cyane binyuze mu rukundo dukundana, tubigiriye nyine itegeko Yezu Kristo yaduhaye, idususurutsa umutima igihe cyose. Imana rero ishobora byose nibaho umugisha kandi ibarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, dukomeze tugendane muri iki gihe cya Pasika.